No munsi wa kabiri ari nawe usoza inama ya 18 y'umushyikirano yaherukaga kuba mu myaka 3 ishize. Uyu no munsi wamurikiwemo Mihigo y'umwaka w'ibihumbi 2021 2022 uko turere twarushishanyijwe mu kwesa iyo Mihigo y'ibikorwa bari bihaye kugeza ku baturage hagamijwe iterambere ry'imibereho byiza yabo. Intara y'Iburasirazuba n'uturere twa Nyagatare na Huye nibo bayoboye bagenzi babo. Gatsibo na Burera nitwo duce tuyoboye utundi turindwi twibereye munsi y'igipimo fatizo batakagombye kujya munsi. Nubwo turere twa mbere tubiri dufite amanota ari hejuru ya 80%. Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yabibukije ko akiri urugendo ariko ngo hakenewe imbaraga zikomeye mu kwita ku bibazo bibangamiye iterambere ry'imibereho myiza y'abaturarwanda. By'umwihariko iyo urebye uko turere twesheje imihigo twageze ku mpuzandengo ya 66% imihigo ikemura ibibazo bikibangamira abaturage bya twise human security issues ndetse n'iterambere rirebana n'uruhare rw'ubuyobozi mu guhindura imibereho y'umuturage. Iki rero iyo urebye neza usanga cyerekana nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibyo mwagarutseho ejo cyuko abayobozi bakwiye gukomeza kwegera abaturage. Igipimo cya 66% ahangaha kijyanye n'ikemura ry'ibibazo bibangamira abaturage ni igipimo kidashimishije. Kirasobanura ibyo mwatumye kwa Perezida wa Repubulika ko kwegera abaturage bikwiye kongerwamo imbaraga ubutaha tukazahura ikipimo cyabaye nka 80%. Kuri iyo ngingo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ari nayo ifite umukoro wo gukemura ibibazo by'umwihariko ku baturage ari kuzamura imitekerereze y'abaturage no kwigisha abayobozi uburyo bahindura imyitwarire kugira ngo bashyire imbere ibibazo gukemura ibibazo by'abaturage. Kuri ingingo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu Bwana Musabyimana Jean Claude aremeza ko abayobozi ari bo baheza abaturage mu rusobe rw'ibibazo. Nawe yemeje ko bagenzi be baba bahugiye mu bifitanye isano n'iby'umukuru w'igihugu yavuze ku munsi wa mbere w'iyi nama. Hari abantu batanga serivisi. Abantu batanga serivisi iyo zitanze nabi ubundi bibangamira umuryango kubera ko bituma ibibazo umuryango ufite bidakemukira ku gihe cyangwa se ntibikemurwe ugasanga byongera ibibazo ku bindi. Aho urugero twafata hari abantu bashinzwe nyubakire n'urugero, abantu bashinzwe ubuhinzi n'ubworozi n'abandi. Usanga umuntu ahatuye ni mu mudugudu ukabona atari byo ari ibintu tugomba kwanga tukabikemura. Urugero rwa gatatu natanga rujyanye n'abantu bifite abantu bakomeye nkatwe twese nejo ahangaha byagarutsweho n'abantu bajya mu bigare byitirira ishoramari, ibintu by'ubujura, ibintu by'ubutekamutwe n'ibindi ugasanga imiryango yabo yasenyutse. By'umwihariko kuri ingingo yo gukemura ibibazo by'abaturage by'umwihariko hashinzwe kubigaragazwa n'iyi mihigo y'umwaka wa 2021-2022 mukuru w'igihugu yavuze ko ibishobora kuba harimo ikibazo cy'imiyoborere ariko agaragaza ko uturere twa nyuma ariko karere ka Burera shobora kuba harimo ikibazo cya Kanyanga. Ibi ngo bishobora kuba ari nabyo byatabaye akarere ka Nyagatare kubera ko gashobora kuba karahanganye n'iki kibazo bikaba ari byo byatumye kazamuka kajya ku mwanya wa mbere. Burera niyo yabaye iyambere uhereye hasi uhereye inyuma. Buriya hagomba kuba hari impamvu muri ranking, muri rutonde rw'abantu ko bakurikirana abantu bige n'impamvu zibitera gutyo. Impamvu nkeka ya mbere muri Burera hariyo kanyanga nyinshi. Muzabikurikirane mubwire ko atari byo. Kanyanga ziva zambuka imipaka zitwerwaho nabyo byahindutse ibintu. Kanyanga murayizi. Ndetse n'impamvu Nyagatare ishobora kuba yabaye iyambere igomba kuba yaragabanyije Kanyanga nayo yari kuko naho yari hari nyinshi cyane, ndetse icyo gihe yari hari nyinshi cyane uko mbyibuka Nyagatare ntabwo yigize iza mu ba mbere.
mu myanzuro 12 y'inama y'umushyikirano nk'uyu nguyu waherukaga kuba hagaragayemo imyanzuro 2 yongeye kugarukaho n'abaturage ko ikirimo ibibazo bikomeye. Umwe muri iyo ni umwanzuro wa gatatu mu nama y'ubushize yabaye mu mwaka wa 2019 umwanzuro wo kwita ku bibazo byo mu muryango bari bavuze ko hagomba gushyirwaho amasomo yo kwigisha abashakanye mbere yuko buba kuburwa kugira ngo hirindwe ibibazo birimo, ariko kugeza uyu munsi byagaragaye ko bikirimo ibibazo bikomeye. Abaturage bavuga ko hagomba gushyirwamo imbaraga noneho umuryango ugatekana. Undi mwanzuro wagarutsweho ni umwanzuro wa gatandatu uvuga ku ngingo yo kwita ku musaruro by'umwihariko uw'amata. Abaturage bo mu ntara y'Iburasirazuba bagaragaje ko bagifite ikibazo cyo kubona umusaruro uhagije w'amata, bahawe uruganda ariko ntibarabona umusaruro uhagije, bagasaba ko leta yabaha icyororo cy'inka zitanga umukamo ufatika, bakoroherezwa no kubona imiti ndetse n'ibiryo by'amatungo kugira ngo babashe guhaza urwo ruganda, bityo babashe gutezwa imbere n'ubworozi bwabo. Nari David Nzabonima, Unity 10.